Rwaka mbere na mbere prestation. Merci. Abari kubireba bambaye umudari. Uyu mudari uvuze iki kuri Rwaka? Uyu mudari icyo uvuze by'umwihariko ni igikombe cya shampiyona twatwaye cyabaye n'abategarugori cy'uyu mwaka nk'uko mubona ni ibyishimo nyine ni umudari usobanura yuko igikombe nyine akazi kakozwe neza. Rwaka abantu benshi barimo baravuga ati iki gikombe ni Rwaka tugikesha aho ugire muri Rayon Sport y'abagabo hari ikintu wakomeje gufasha muri Rayon Sport y'abagore? Ntabwo navuga yuko hari ibintu byinshi nakomeje gufasha gusa hari twaravuganaga bisanzwe kuko nahasize staff tekinike nziza bafite umutoza wari usanzwe uhari na staff bafatanyije nibaza yuko nagiye kwikosa mu ikipe y'abagabo cyane ariko nabo bitwaye neza. Kivuze iki ku bakunzi ba Rayon Sport? Abakozi ba Rayon Sport ni ibyishimo. Ikipe imaze imyaka 2 ifutse muri iyo myaka 2 itwaye ibikombe hafi byose bikinirwa mu Rwanda mu bari n'abategarugori. Rero imyaka gutwara shampiyona inshuro 2 ikipe kiva mu cyiciro cya kabiri igahita yegukana ibikombe 2 byikurikiranya ni akazi kanini kakozwe ari uruhande rw'ubuyobozi muri rusange n'abakinnyi muri rusange bose. Sinifuza kukubaza ku byara bibaye mu Bugesera uramutse utwaye igikombe cy'abagabo cya shampiyona waba ari umwaka uvuze iki kuri Rwaka? Reka tuzabivuge nyuma haracyari urugendo ibyinshi nibaza yuko zabitangaza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Coach mbere na mbere felicitation tubaye ikaze kuri zino mikoro zose reka ndeke kuzivuga kuko ni nyinshi. Coach ni umwaka uvuze iki kuri wowe iki gikombe kivuze iki kuri wowe? Abakoze umwaka utari woroshye muri rusange umwaka twakoze umwaka uri shampiyona ikomeye ndetse n'umwaka w'ibyishimo muri rusange. Watangiye wungirije Rwaka aragusiga biba ngombwa ko yinjira inshingano ajya mu bagabo yaba yarakomeje kujya aza akakuba hafi mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa ko mwari musanzwe mubana? Si yo kuvuga ngo nari mwungirije n'umuza musanzwe w'inshuti yanjye magara cyane basigaye kuvuga ngo arashyigira cyane ubwo yagiye mu bagabo tuba turi kumwe dushyira inama tumushyira tugirana inama yabwiraga abaye hafi cyane. Amakuru ari hano hanze aravuga ko Rayon Sport imaze amezi 3 itazi ikintu umushahara itazi ukuntu umushahara umeze ndetse na prime ngo kuyibona biragoye. Nibyo ese byakoroheye gute kubaganiriza kugira ngo bakine no mukino? Ni ibintu bitoroshye ibintu bivuga ngo bamaze igihe baragize badashaka gukina baragiye mu rugo ariko ni ibintu bitari byoroshye kuvuga ngo baganiriza ku kazi kabo isa n'isaha bazahera aka kanya murasohotse urabona ubuyobozi bwa Rayon Sport bukugira icyizere bukayika nk'umutoza mukuru wayibyina? nta kibazo kubangira icyizere bizahita neza. Abakinnyi ubona ukwiye kugira muri nk'abangahe kuzimana? Ntabwo dufite n'umwe wayoboye dufite efekiti tuzuye abaturage benshi tuzicara turebe situma kuri atake no kuri defense bakongeraho abakinnyi 5 beza babaye beza kuri we nama muri no kipe bose babaye beza none asaba ngo 5 babaye beza mu ntabwo abakinnyi bose muri rusange bose babaye beza ikipe na Sport nziza. Coach shampiyona yarangiye ariko se nicyo wakwisaba abayobozi ba Rayon Sport? Icyo nasaba abayobozi ba Rayon Sport kuba hafi ikipe y'abakobwa bakaya support yuko abaha support ikipe y'abagabo bakayaba hafi ikipe ishobora gutanga ibyishimo. Yari imeze gute gutoza abakobwa mu mugabo? Ni bisanzwe n'akazi umuntu wese umutoza ikipe yose kuvuga ngo batoza abakobwa gusa n'abahungu n'akazi birasa nk'uko n'abakinnyi nk'abandi ntabwo bikomeye cyane. Aka kanya amaze kuvugana na kapiteni wawe ari mu barangije amasezerano kandi hari inkingi ya mwamba ya ekipe, hari abandi nkawe baba barangije amasezerano? Yego muri rusange harimo abakinnyi nka 6 basoje amasezerano ubuyobozi buzegera bubaganirize kubera ko dufite kandi abakinnyi beza ubugiye dusubira buriya bazabegera kapiteni bavuze muri kapiteni umukinnyi mwiza ufite gutakaza n'abandi muri rusange nta mukinnyi uza gutakaza muri rusange. Abo 6 baragukeneye muwe? Yego bose twabakeneye. Hanyuma tugarutse inyuma wenda gatoya ubonye mu mikino isa nkaho wenda iheruka ikipe ya Rayon Sport irimo abantu bitegura ariko bakayitsinda
bigendanye n'ikibazo wenda cyo kuvuga ngo kudahembwa n'iki ikibazo kimwe kirabiteye kuba mwantereza ibitego bibiri kuzamura kandi mwabanje kubitsinda. ndabisobanura nko kuri match y'indahangarwa finale uvuga ngo twagiye gukina dukoze umwitozo wa nyuma uvuga ngo twakinnye match ubwo mwabonye match yo ku Mahoro ikibuga cyari kinini mita ya mbere barikaze uko byashobokaga ariko deuxième mita hari ahantu imbaraga zishira nyine ariko n'uvuga ngo n'amantaruma ntabwo wajya kurisha umuntu agize nta namaze cyose ndakora ntabwo yatanga 100%. Niyo mpamvu tuzabisubira ku deuxième mu bagabo hari kese yarayibonetse mu mama yikurikira we kapiteni kugomba kuza inyuma ukabuje mbere